Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu abantu benshi bafata nk'icyoroshye, ariko nyamara ntabwo mwakagifashe nk'icyoroshye, kuko gifite uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyo rero nta kindi ni ugusinzira neza. Ese ubundi ugomba gusinzira amasaha angahe ku munsi? Rero hano twabasobanurira ko amasaha usinzira burya biterwa n'imyaka ufite, biterwa n'imyaka abantu barimo, kuko abantu bakuze burya bakaryamye amasaha 7 kugera ku masaha 9 ku ijoro. Naho abana baryama amasaha 9 kugera kuri 12. Abana bakiri batoya b'impinja rero burya bo bahora basinzira amasaha menshi ashoboka, kuko umwana ukivuka ahora asinziye, kuko burya umubiri we uba ukiyubaka, hari ibice bigikeneye gukura vuba vuba. Rero niyo mpamvu igihe kinini umwana w'uruhinja uzabona kenshi ahora asinziriye. Ikintu cy'ingenzi rero si amasaha gusa, ahubwo ni uburyo wayaryamyemo neza, ni karite y'uko wasinziriye. Mu buzima biza niyo dushingira, ubumenyi ni urumuri rutuyobora, tumenya byinshi tugagira neza, vitale irahari ngo idufashe twese. Turagarutse rero dukomeza kubaha ikaze ndetse no kubashimira kuba muhisemo gukomezanya natwe muri iyi video, aho tugiye gutangira twibaza ikibazo, ese wari uzi ko gusinzira nabi bishobora kugira ingaruka ku bwonko, umutima, ndetse by'umwihariko ku mubiri wose? Kandi muri iyi minsi rero abantu benshi ntibafata igihe kinini cyo gusinzira, usanga baragihariye ibindi bikorwa byaba akazi, cyangwa se ibindi bidafite inyungu nk'izo kuba baba basinziriye. Rero aka kanya tugiye kurebera hamwe impamvu gusinzira ari ingenzi, ndetse n'inyungu zo gusinzira neza. Turagaruka kandi ku ngaruka zo kudasinzira bihagije, ndetse n'inama zadufasha gusinzira neza. Ntugende rero, kuko mu kanya tugiye kugaruka turebera hamwe n'igice cya mbere. Turagarutse rero kugira ngo dutangire n'igice cya mbere, ariko dusaba umuntu waba ukigera hano bwa mbere ko yakora subscribe, ndetse n'uwabasanzwe hano ko yakora like, kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu benshi. Mushobora no kugisangiza nyuma yacyo mumaze kukireba, mushobora kugisangiza abo mwumva cyagirira akamaro. Turashe rero igice cya kabiri, tugiye kurebera hamwe inyungu 7 zo gusinzira neza. Inyungu ya mbere rero turasanga ko gusinzira neza bifasha ubwonko gukora neza. Gusinzira neza bifasha kwibuka neza, bigafasha kwiga vuba. Urugero ku banyeshuri biga, iyo utasinziye neza ntabwo ushobora kwiga ngo ufate vuba, ariko akenshi iyo wasinziye neza ukanywa amazi ahagije nk'uko twabivuze mu kiganiro cyatambutse, wiga neza, ukaba wakurikira mwarimu neza, ndetse nawe waba usubiramo mu masomo wize, mu masomo utegura nk'ikizame ugafata neza. Rero ibanga nta rindi ni uko wajya uryama amasaha ahagije, cyangwa se igihe gihagije. Gusinzira neza kandi bigira inyungu mu gufata ibyemezo bihamye cyangwa ibyemezo byiza. Turareba kandi inyungu ya kabiri, aho turareba ko byongera imbaraga cyangwa se energy. Iyo wasinziriye neza ubyuka ufite imbaraga, ukora neza umunsi wose, mbese uba ufite ubuyanja. Iyo wasinziye neza ntago mu mutwe unanirwa, kandi burya iyo wasinziye neza n'ubwonko buraruhuka, kandi ubwonko murabizi ko ari bwo bugena byose. Inyungu ya gatatu rero bifasha umutima n'amaraso.
gusinzira bihagije bigabanya hypertension. Hypertension ni umuvuduko w'amaraso bikagabanya kandi n'indwara zandura n'indwara z'umutima. Aha inyungu ya kane turasanga ko bifasha kugenzura ibiro. Kudasinzira neza bishobora kongera inzara, kandi iyo byongeye inzara burya bituma urya cyane. Rero ugomba gusinzira neza kugira ngo utumve ushaka kurya cyane, kandi iyo utasinziye igihe kinini ubwonko buba bugutegeka kurya, ariko iyo wasinziye murabizi ko igihe kinini burya twakakimaze dusinziriye, kugira ngo ubwonko bukomeze gukora akazi kabwo mu ijoro. Icya gatanu rero, inyungu ya gatanu turasanga ko gusinzira neza byongera ubudahangarwa cyangwa se iminite. Abasinzira neza barwara gake. Hano iyo usinzira neza kuko ubwonko buba bwakoze neza, kandi nababwiye ko nijoro ariho hakorwe ibintu byinshi mu mubiri, ari gukora uturemangingo turwanya indwara, ari ukurema utundi turemangingo dukora ibindi bintu bitandukanye mu mubiri. Byose akenshi bikorwa iyo umuntu asinziriye, kuko niho ubwonko bugirana communication n'ibindi bice by'umubiri. Rero ahangaha bituma umuntu arwara gakeya. Aha kandi umubiri w'abasinzira neza urwanya indwara neza ku buryo bw'umwihariko, kuko baba basinziye neza bituma umubiri wiyubaka, umubiri ukagira abasirikari bakomeye, abasirikari bashobora kurwanya indwara ku buryo bugaragara, bityo bigatuma umubiri wabo uhorana ubudahangarwa. Inyungu ya gatandatu rero, turasanga ko gusinzira neza bifasha mu buzima bwo mu mutwe, cyangwa se icyo bita santé mentale mu gifaransa. Gusinzira neza rero bigabanya stress ndetse na depression. Inyungu ya karindwi, bifasha uruhu kuba rwiza. Burya iyo udasinzira neza n'uruhu ruragenda rugasa nabi, uruhu rukagenda rugahindana, kuko ntabwo uba wasinziye. Nyine iyo utasinziriye ntabwo umubiri uba wakoze bimwe mu bice bituma umubiri wiyubaka, bigatuma rero iyo utasinziriye neza hatabaho ubudahangarwa bw'umubiri, bityo bigatuma ugira uruhu rukanyaraye cyangwa se uruhu rusa nabi. Murumva rero mwe mushaka kugira uruhu rwiza, inama nabaha: munywe amazi ahagije, musinzire neza, muzatangira kubona uruhu rwanyu rugenda rusa neza. Gusa munagerageze kurya neza nk'uko tuzabigarukaho mu ndyo cyangwa se mu byo kurya ushobora kurya, bikagufasha kugira ubuzima bwiza. Igice cya kane rero, turagaruka ku ngaruka zo kudasinzira. Ese ingaruka zo kudasinzira neza ni izihe? Kudasinzira bihagije bishobora gutera umunaniro uhoraho, ukumva uhora unaniwe, ukumva mu mutwe ntutekereza neza, ukumva mbese mu mutwe nta bintu wibuka, ukumva mu mutwe harimo ibintu bijagaraye bikujagaraje. Ngira ngo benshi murabizi, ukumva mbese mu mutwe ntacyo utekereza, ukumva nta ide n'imwe ufite. Burya rero akenshi ujya ubireba, hari igihe biba byatewe no kutasinziye neza, cyangwa se nuko utanyweye amazi ahagije. Kandi abantu burya bashobora kugira ngo gusinzira neza ni ukugenda ukaryama ugahita ujya kuri telefone. Tuzabigarukaho nabyo tugaragaza uburyo gusinzira neza ibyo ushobora kubahiriza, ariko gusinzira neza ni ukureka byose ukajya ahantu hameze neza hatuje. Rero kudasinzira bihagije bishobora gutera n'indwara z'umutima, bigatuma ugira stress nyinshi, ndetse no kongera ibiro nk'uko twabigarutseho hejuru. Mu gihe kirekire rero bishobora guteza ibibazo bikomeye, birimo uburwayi buhoraho, uburwayi bw'igihe kizahoraho. umenye
igice cya gatanu rero tugiye kurebera hamwe inama zo gusinzira neza. Rero zimwe mu nama zo gusinzira neza twababwira ni uko wagerageza ibi bintu bikurikira. Jya uryama kandi ubyukire ku gihe buri munsi. Jya uryamira isaha imwe kandi ubyukire ku gihe wagennye buri munsi, nta guhindagura. Iyo uhindagura n'ubwonko nabwo burya urabucanga bukayoberwa uko uteye, bukayoberwa umuntu wabwo uko ateye. Mbese urabucanga bukayoberwa ibyo urimo. Rero irinde telefone cyangwa sikirini mbere yo kuryama, twabivuze hejuru. Nujya kuryama burya uzirinde amasaha nk'isaha mbere yo kuryama cyangwa se iminota 30. Nakugira inama yo kuba uretse ikintu cya telefone cyangwa se uvuye imbere ya televiziyo, kuko rura rumuri rwonyine rushobora gutuma udasinzira neza. Kandi nugera no mu cyumba aho uryamye, ihangane ukore environment nziza. Gera mu cyumba kitarimo ibintu bijagaraye ndetse kitarimo urumuri rwinshi, habe hijimye kandi hatuje, nta kuvuza radiyo. Hari abantu bacuranga radiyo akumva ko agomba gusinzira na radiyo, burya ubuhemukira ubwonko. Ibyo bwagakoze ntabwo uba ukibikoze, ahubwo bukomeza kwirikodingira ibyo uri kumva, kandi ubwonko bwari bugiye gusubiramo ibyo wiriyemo no kureba aho umubiri wakomeretse kugira ngo bibe bwasana. Ibyo byose bikorwa nijoro. Rero niyo mpamvu ushobora kugira igisebe ugakomereka, bugacya mu gitondo ubona igisebe cyumye. Burya nta muti washizeho, ntabwo wagiye kukivuza, ariko umubiri wo wonyine wikozemo ubuvuzi, uvura cya gikomere wagize. Ibyo byose rero bikorwa nijoro. Niyo mpamvu rero wakagombye kuryama neza, ukaryama ahantu hatuje kugira ngo ubwonko uwo mwanya wabwo wo gukontorora ibice by'umubiri. Irinde rero kurya cyane mbere yo kuryama. Ubundi nijoro inama umuntu yakabagiriye ni uko mutakagiye mufata ibyo kurya biremereye cyangwa se ibyo kurya byinshi, kuko iyo wariye cyane nanone ntabwo ushobora kubasha gusinzira, kuko uba unanije igifu. Iyo unanije igifu rero n'ubwonko burya birakorana, hari byinshi bidakorwa. Kandi nijoro burya igifu cyakabaye gituje, kitari muri gahunda zo gusya ibyo wariye, ahubwo nacyo kikaruhuka, noneho ubwonko akaba ari bwo bujya mu kazi kabwo ka nijoro. Rero irinde kurya cyane mbere yo kuryama, kandi byaba byiza burya uriye mbere y'isaha cyangwa se mbere y'iminota 30 kugira ngo ujye kuryama. Mu gusoza rero sinasoza ntababwiye ko gusinzira atari luxe cyangwa se luxury. Ntabwo ari ibintu by'iraha nkuko bamwe babivuga. Hari bamwe mbizi bajya bavuga ngo shango wowe urasinziye ngo wagezeyo. Ntabwo yagezeyo biro economically, ariko yagezeyo mu bijyanye n'ubuzima bwiwe. Ntacyo ujye bimubwira, uzajya bikubwira ngo wagezeyo ujye umubwira ati nagezeyo nyine kuko ndi kurengera ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza. Rero gusinzira ntago ari raha, ntago ari luxe, ahubwo nibanze ku buzima, kuko nibyo bifasha umubiri, bityo umubiri ukubaka ejo hacu hazaza heza hatagira indwara, kandi hafite umubiri usa neza, umubiri ugaragara neza, umubiri uzira indwara, umubiri ufite ubuzima buzima. Rero soza nkubwira ko niba wakunze iyi video, ntekereza ko hari n'abandi bagenzi bawe bayikunze, gerageza uyibasangize, kora share rero. Kandi niba utarakora subscribe,
gerageza nyaboneka kuri aka kanya uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe, kandi twizera ko iki kiganiro gishobora kuba kitagushimishije cyangwa se kitagufashije, ariko hari mugenzi wawe cyafashije, hari mugenzi wawe ubona adakurikiza ibi ngibi, wamugira inama nziza kandi ukamuha n'iki kiganiro akacyumva, akabasha guhindura imikorere yakoragamo. Turabashimiye rero, tubifuriza kugubwa neza na gahunda murimo mu bice bitandukanye, kandi Imana ibibafashemo. Mwari kumwe nanjye Bruno Yves, murabeho.